Iyi channel yitwa William Pro, nifuje kuzajya mbagezaho amasomo atandukanye y'ibisirimba, tugafatikanya tukagera kure cyane. Abantu mwifuza gucuranga ibisirimba, iri ni isomo mba nabakore kugira ngo dufatikanye twige, tugere kure, ducuranga ibintu bimeze neza kandi tugere kure mu gucuranga mukunga cyangwa se igisirimba. Rero nkuko mwabibonye, ni akantu kose ndimo mberekana base ko irimo igenda, ngira ngo murimo murabireba neza. Base nakoresheje bayita syntax base, ngira ngo murimo mureba synth base, wayisanga ku cyumba cya base nyine, ngira ngo murimo murabibona neza. Wayisanga hano, base ni iyi ngiyi nakoresheje. Hanyuma wenda uburyo nayimixinze bijyanye no kuba nawe ushaka kwimixinga, murabona amahigh nazamuye, bright harmony, nkoresha na depth, ngiye nuko nayikoresheje kugira ngo byibuze nawe uzayicurange ivuge nk'uko irimo iravuga. Nushobora kubicuranga kuko wenda utayimixinze nk'uko ivuga, ugasanga wenda ntabwo irimo iravuga neza, ariko nyine uko nayimixinze wenda nushaka ivuga gutyo, nawe nuko uzayikoresha. Nushaka na uko ubishaka, bigenda uko ubishaka, aya ama decay uzayamano cyangwa se ushyire muri minors, aya mataki byose ubikoresha nyine bigenda uko ushaka kwivuga. Hano kuri volume mba nayihejeje na touch sense, nayo mba nayishyize ku 127. Yes, ubu njye nuko nayimixinze, ubwo nawe bizaterwa nuko uzayimixinga bigenda uko ushaka kwivuga. Okay, reka tugaruke wenda ku isomo ryacu. Base ndimo mbereka neza, sibyo? Kadushyiramo bite twongeye tubihuze neza, hanyuma dusoze. Light yo ni ibisanzwe twarimo dukora. Mwabibonye, reka nshyiramo bite no tubihuze neza mu byumve ko twarimo tugenda. Murakoze. Kandi niba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, ndagusaba gukora subscribe, ukore share, comment, kugira ngo video zose tubagezaho muzajye muzireba ku bwinshi, kugira ngo ntihagire isomo runaka ryagucitse ugire ibona mu wa mbere, cyangwa se niba ari ikintu cyagucitse urebe video zatambutse uzirebe kugira ngo tubashe kugendana neza. Murakoze, ane bamugisha.